Ndabasuje cyane, nitwa Delphine Umuhoza, mbashimira cyane mwese mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro byacu kuko buri gihe akenshi dukunda kubona za comments zanyu, za message mutubwira ibintu bitandukanye mwifuza ko tuzabaganirizaho, ariko kandi mbona mutanga n'ibitekerezo bijyanye n'ibyo tuba twaravuze mbere. Ni ikintu cyiza cyane, ndabashimiye. Ushize twabonye ibintu bitandukanye, tubona langage itandukanye umuntu ashobora gukoresha ku meza yifashishije ibyo bamuteguyeho, tubona kandi ibyo baba bateguye icyo biba bivuze n'icyo umuntu abikoresha. Uyu munsi rero tugiye kureba ku myitwarire noneho yo ku meza. Umuntu yitwara ate ku meza? Buriya rero kugira ngo ugire ikinyabupfura ku meza bitangira utaranagira no ku meza. Ni nayo mpamvu iteka iyo wagiye ahantu umuntu wakwakiriye niwe ugomba guha agaciro cyane mbere yuko wowe ukiha, kugira ngo uzajye kuvuga usanga ahantu wageze ikiganiro cyabaye wowe gusa, kandi umuntu agiye kukwakira akagushyira ku meza akakugaburira akaguha ibyo kurya, ugomba kubanza kugira ikinyabupfura kandi ukagira ibintu bimwe na bimwe wirengagiza, kuko nubwo waba ubikunda gute ariko ukavuga ati reka mpereze agaciro n'icyubahiro kuba ari bantu banyakiriye. Niyo mpamvu rero ugomba iteka n'iteka kuzirikana ibintu ngiye kukubwira. Hari ibintu ugomba kwirinda ahantu hose waba uri, niba uri ku meza n'abantu, ibyo bintu ntabwo ugomba kubikora. Ikintu cya mbere rero ngiye kukubwira, buriya nugera ku meza ugomba kumenya ko telefone ugomba kuyibagirwa. Ni ingeso abantu benshi dufite, aho ujya ku meza umuntu yagutumiye cyangwa se wicaye ku meza uri kumwe n'abandi mugiye kurya, ariko ugasanga uri muri ibi. Uretse gato nsubiza umuntu, uretse gato ndayikinga iyi foto, uretse ibyo bintu ntabwo ari byo rwose, ntibikwiriye. Nta muntu ugomba kukureba iteka muri ku meza mugiye kurya gusanga agaciro kawe wagashyize kuri telefone kurenza ibiryo. Icya kabiri cy'ingenzi, niba ugiye ku meza menya uko bitwara, kurikiza bwa buryo twakubwiye mu biganiro byatambutse. Niba hari ibyo utarebye ushobora no kubireba kuri link iri kugaragara kuri iyi video, ariko ibyo biganiro ntibigucike, umenye uko ugomba kwitwara. Ugomba gufata ikiko hehe, ikanya ugomba kuyifata he, ugomba kwarura gute. Noneho tukiri ku cyo kwarura, abantu bamwe bajya bagira indwara ikomeye yo kwarura ibiryo byinshi. Isahane baguhaye iba yaragenewe kujyaho ibiryo, kandi ntago biteye ipfunwe kwiyarurira ngo wongere wiyongere inshuro nyinshi kurenza umuntu warura ibiryo ugasanga yakoze ikintu twita ikirunga ku isahane. Biriya bintu rwose biradusebya, si ikinyabupfura, ni ibintu ugomba kwirinda kandi ugomba no kureka, kuko kurya ni kare, ugatangira kare, urya gahoro gahoro witonze, ukarura ibya mbere ukongera ugasubirayo. Nta muntu uzaguseka ngo wasubiye inshuro 10, ahubwo abantu bazaguseka ngo wiyarurire ibyo byinshi cyarimwe. Niyo mpamvu ugomba kureka iyo ngeso mbi, kuko nta nubwo ari n'ikinyabupfura. Ikindi tukiri aho ngaho, ni ba bantu usanga ari ku meza imirire ye rwose ugasanga yarangaje abantu. Icya mbere aravuga afite ibiryo mu kanwa, yasama avuga ibiryo tukabibona atarabimwe. Banza umire uvuge. Umuntu niba ashaka kumva azagutega amatwi, ariko nuvugana ibiryo mu kanwa kizaba ari ikinyabupfura gike ku meza. Abo kandi bagendana na babandi nubwo batavugana ibiryo mu kanwa, ariko ibiryo bari kurya babirya babihekenya ukabyumva. Urahekenya ibiryo umeze nk'uri guhekenya amabuye, kubera iki? Ibiryo babiguhaye ngo birye witonze, ni nabwo bikuryohera. Wirwana nabyo, cyangwa ugasanga umuntu ari kurya ibiryo biramuniga kandi ari ku meza, umeze nk'umuntu ufite inzara wagira ngo barimo barambwira ati tugiye kukwambura ibiryo, tugiye kukwambura ibiryo. Iryo utuje, umuntu yakwakiriye, ugomba kugira ikinyabupfura ku meza yiwe. Hanyuma ikindi, ugasanga umuntu ararya avugisha amafurusheti, urakubita urakata inyama bishibuka bigiriya. Kora gahoro, genda gakeya, ntacyuba, nta muntu n'umwe uri buze kukwambura iyo nyama. Ni witonda ukayikata. Wari uzi ko ufite n'uburenganzira bwo kubwira umuntu wakwakiriye ko inyama ikomeye, bibaye ngombwa bayigukatira. Niba afite umuntu akagufasha bakayigukatira bakayikuzaniye ikase, ariko ibintu byo kujya gushitura inyama ukenda kwijomba ibyuma, biriya bintu rwose tubireke. Ntago biriya bintu rwose biradusebye. Hanyuma ikindi, hari ubwo usanga umuntu ibiryo ari kubirya abyisiga hose byamuzuyeho. Niba ari umuntu w'umugabo ugasanga mu bwanwa harimo ibiryo, umuceri uri ahangaha, ibisosi byamenetse hano ku myenda ugasanga yabyitayeho. Ni ukuri biriya bintu, niyo mpamvu baba barazanye za serviette ku meza. Agatambaro baguteguriye, niba kadahari ko ufite serviette ihanagure. Niba uzi ko ufite icyo kibazo cyo kutamenya kurya ibiryo neza, burya abantu bose ntabwo tumeze kimwe, ntabwo abantu bose barya ibiryo bitabamenekaho. Wowe gerageza ubyitoze, nibikunanira ujye wihanagura. Ntacyo bitwaye kwihanagura, nibiremewe ku meza. Ariko bya bindi rwose byo kurya ibiryo bikumenekaho abantu bose baguseka, ntago rwose biri ari ikinyabupfura na gitoya. Cyangwa se ikindi kintu, ugasanga umuntu niba ari ibisorori byacu biteguye ku meza, umuntu ari kurya
arajyana amaboko hirya iyo arashaka gufata imyenda yose yambaye, wenda twe abakobwa dusanga twambaye n'ibintu bifite n'imishumi n'ibiki, ugasanga umuntu arimo arajyana amaboko hirya iyo ngiyo yashaka kujya guterera igisorori wenda kirimo umuceri kugira ngo akunde wihereze. Ufite uburenganzira bwo kubwira mugenzi wawe ngo mumpereze umuceri, mumpereze wenda par exemple umunyu, urusenda, mayoneze n'ikindi cyose ushaka, ariko rwose wihagarara imbere y'abantu uzana amaboko yawe uza kubangamira abantu baba bari aho ngaho bari gusangira, nta kintu na kimwe urwanira aho ngaho, ibintu biba bihari n'ibyawe. Niba uri ku meza ugomba kugerageza ukagira ikinyabupfura. Hari ikindi rero nanone gikomeye, aho usanga abantu umuntu wenda akeneye ikintu cyo kunywa cyangwa se n'akandi kantu ku ruhande ugasanga arahagurutse. Niba uri kumwe n'abantu ku meza wundi ugomba kwicara ugatuza, wagira icyo ukenera ugasaba abantu uburenganzira. Mwanyemerera nkahaguruka nkajya gushaka amazi, mwanyemerera nkajya gushaka icyo gusomeza ibi biryo n'ibindi bitandukanye, ariko wihaguruka buri kanya sinzi ninde ujyanye iki, ninde ufashe iki, ninde uteruye iki, ninde uzanye. Biriya byose ntabwo ari ikinyabupfura ku meza. Abantu bicarira ku meza rimwe bagahagurukira rimwe. Hari ikindi rero kintu gikomeye, hari abantu bajya ku meza ukagira ngo ntabwo baje kurya, baje kubara ibiryo by'abandi. Njye rero nicaye ku meza n'abantu batanu ugasanga ndimo ndavuga, ese we ko wariye biki, ese we ubwo ibyo bijumba warurira bimara, ese utwo dushyimbo kuki utashyizeho imboga. Nta muntu ujya ku meza ngo ajye kubara ibiryo bya mugenzi we. Kirazira kikazirizwa, si ikinyabupfura kubara ibiryo by'abandi. Ubundi wowe ureba ibiri ku isahane yawe, ibiri ku isahane y'abandi, buri wese afite uburyo agenda yarura. Wenda n'umuntu ufite ikinyabupfura ubanza akarura imboga, mu kanya agashyiraho umuceri, ubundi agasoreza ku nyama. Ntabwo ari umuntu umeze nkawe wenda uri bwarura urusahane rwuzuye rw'umusozi. Oya, gira ikinyabupfura, ureba ku isahane yawe. Kirazira kikaziririzwa kureba ku isahane ya mugenzi wawe. Hanyuma ikindi gikomeye abantu bakunda no gukora ni ikintu usanga umuntu ari kurya abangamira ameza ya mugenzi we. Ufite ahantu wicaye ariko ugasanga urimo urarya usunika amasahane, ibiyiko urimo urabikoraho, ujugunya hirya no hino, ufata biriya bintu rwose sibyo. Ugomba kwicara uri ahantu hamwe ugatuza ukarya mu kinyabupfura, nta muntu ubangamiye. Hakaba n'abandi rero usanga barimo bagerageza kongera abandi, reka ngohereze umuceri ubwo kandi nanjye ndimo, ariko reka nkongere agafiriti, reka nkongere ibi ni reka umuntu arya ibyo ashoboye. Wishaka kugerageza kumvisha umuntu ko agomba kurya ibirenze. Ariko ikindi ufite n'uburenganzira bwo guhakana. Niba umuntu agiye kuguhereza ibintu udashaka, byange. Ku meza rwose biremewe kuvuga hoya no kuvuga yego ku bintu runaka ushaka, ariko ibyo udashaka nabyo ukabihakana. Ni uburenganzira bwawe, ntihazagire umuntu ukubeshya ngo avuge ngo kuko nagiye mu rugo rwa runaka ngo arajya kungaburira imboga wenda ntazikunda, cyangwa ngaburire ikintu runaka ntarya. Oya, ntibazakubeshye. Ufite n'uburenganzira bwo kubaza ibiri mu biryo runaka mbere yuko birya, aho kugira ngo urye ibiryo bikugwe nabi. Niba ugerageje ku kintu runaka cyangwa se hari ibiryo bikugwa nabi, ufite uburenganzira bwo kubyanga, kabone nubwo nta kintu byarangiye uriye, ukicara n'abandi ku meza mukaganira, ariko ukagira ikinyabupfura ukavuga ati ibi ntago bingwa neza. Ngayo nguko rero ibyo bintu nubikurikiza ku meza uzaba wubahirije za manière de table cyangwa se ya myitwarire n'imico myiza yo ku meza, ariko nta muntu ubangamiye kandi abantu bakubone nk'umuntu ufite ikinyabupfura. Niba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se comment yindi, wabyandika munsi y'iki kiganiro muri comments. Ariko kandi nkanakwibutsa gukomeza kudukurikira Instagram, Twitter, Facebook na TikTok, aho hose ibiganiro byacu babiriho ushaka kutwandikira, ndetse ukaduha n'igitekerezo cy'icyo twazagarukaho ubutaha. Murakoze, mwifuje gukomeza kugubwa neza kandi mbibutsa gukomeza kugira ikinyabupfura ku meza.